yarategurana waje ubwira abashuri ngo bagiye gutungurwa ico batinyaga kigiye kubageraho abashuri ico mwatinyaga kigiye kubageraho sinzi nimba basabumba ikinyarwanda umuntu uturanye n'umushananirana banga kumva bakomeza kunangira imitima yabo Imana yambwiye ngo genda ubwira abashuri ubwira n'umwami wa shuri ngo nje kubaribatira mu gihugu cyange ngo kandi nje kubamirira mu misozi yanje miremire ariko Imana yambwiye ngo kubera ko wasuzuguye ijambo ryayo gusa zonyine bigiye gutuma Imana idatinya izo ntare ndetse n'izo mbwa zitondoma ahubwo ije gukora icyo yagambiriye gukora ngo kandi uko yabitekereje niko bizaba ntigifite gukina n'abantu ico cyo kuvuga ngo arankunda jambo ryaravuze ngo nkunda abankunda ngo kandi abanshakana umwete nibo bazambona nuvuga ngo ukunda Imana utumva amagambo yayo uzabubeshya nawe mu b'Imana pelastika egaye talastiki diba ngeze ni wacu Rwanda mvuye muri ya shuri nje ni Rwanda Imana yambwiye ngo abantu bari Rwanda bari kugise basenga Imana cyane kuba Imana irahubura hari abantu Imana ije guhubura ije kubahubura uyu bose ndi kubivuga mbireba kuko Imana yabimpaye ndi mu kubisoma kumandika Imana yampaye aho Imana ije guhubura bamwe Imana ije guhubura bamwe ije kubigizayo Imana yambwiye ngo yabzanzuye kandi bigomba kuba byanze bikunze nasenze mbikuzaho Imana irambwira ngo abashuri barambabaje yemere guhindukira mukeneye kurokoka mw'abayuda mwumva n'ivyiza mubikwiriye niyo musenga murasenga n'aka kanya Imana yanyetse musenga bano bayuda barasenga ariko basenga ni ngo ntibakora imirimo y'Imana itandukanye nk'uko Imana yabategetse kuyikora bakiri mu butayu barinangiye Imana yarabatabaye ariko barinangira ivyo Imana ibahaye barazikubira ubusambo bwagwiriye muri bo abo nabo bagiye gwira muri uyu murwa Imana turabashuje mwebwe mwese mukurikira Umuremyi TV mwebwe mutuye mu Rwanda mutuye mu Majyepfo mu Majyaruguru Iburengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali mwese turabasuhuza Imana nibaho umugisha rero mukandi subscribe kugira ngo mutuje tubana mu kuri iyi channel y'Umuremyi TV kugira ngo mutuje twumva ijambo ry'Imana turi kumwe namwe dufite umukozi w'Imana ari we Daniel ni umukozi w'Imana Imana yatoranyije reka tumwakire ku Umuremyi TV adusangize iby'Imana yamuhaye namwe turabakiriye mwebwe mudukurikira mwese ntago twabibagirwa kuko ni mwebwe muduha gukora ibingibi reka rero tumwakire adusengera Imana mu izina rya Yesu Kristo turakwakira umukozi w'Imana ni karibu Ana turegereye munsi y'ibirenge zawe Mana turegereye we Mana turegereye Mana turegereye munsi y'ibirenge zawe Mana turegereye ay Mana turegereye munsi y'ibirenge zawe Mana turegereye amavuta Yesu mbone kwaka amavuta ndakwinginze amavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya ay turirimbe Oziana tukusingize wowe mwamu twarabami Yesu tugusingize paguhora nkwihangira amaso
uko ninginze nkwemere paguhora nkwihangira amaso kwihangire burinde bucya turirimbe ozana tugusingize wowe mwami twaraba Yesu tugusingize urakiranuka mwana Dawidi yaravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo n'ibitangaza yankoreye turagushimiye aka kanya kumugisha twahawe nawe ureka umuntu wese mwana ukurikirana kino kiganiro n'iyi message ureka ubanemo natwe mwana ukora imirimo n'ibitangaza pera stariba nyabuneka mana tabaritorero dore abantu benshi barasinziriye amagare yabo ari ku miryango ategereje abagenzi we nyabuneka mana tabaritorero we dore abantu benshi barasinziriye amagare yabo ari ku miryango ategereje abagenzi we Mana ushimwe ware umwana urera ibihe byose witwa Imana tawuwanye nawe ndagushimiye kugiye kubana natwe kandi ugakora ku muntu wese ugakora ku mutima we agahindukira ugakora ku mutima we akakira buno butumwa agahindukira akakwizera agahindura ingamba agasenga akakwikomezaho ukamubera ubwisha wabwa icyubahiro komeza gutaramana natwe mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane yatwemereye ko tugera hano shimye Imana n'umugabo w'intwari shimye Imana ikunda abanyarwanda igakunda abanyafurika igakunda ab'iburayi Imana iradukunda niyo mpamvu itanga message zigiye zitandukanye kandi ijambo ryaravuze ngo abo nkunda bose ngo ndabacyaha nkabahana ngo nuko gira umwete wihana ab'Imana ikunda irabacyaha abo Satani yanga anangira imitima yabo Satani aratwanga niyo mpamvu azanangira umutima w'umusambanya akanga kurekura azanangira umutima w'umunyazaha akanga kurekura ariko Imana abikunda izibacyaha ikabahana ngo ibihano bibakwiye ngo nuko gira umwete wihana shimye Imana rero yemeye ko mboneka muri uyu mwana ubutumwa nasanye nabwitegereje mbona burakomeye ariko nabonye bufite intego ivuga ngo hunga udapfa kimbia usikufi hunga udapfa hunga tunge nguve mu Rwanda uje muri Amerika hunga reka iza hunga reka ibyo bitandukanye uhungire kuri Kristo uca bugufi imbabazi ziracyahari uca bugufi aracyateza ibiganza uca bugufi aracyateza amaboko azakugirira neza ndagira ngo usomere muri Yesaya nyabuneka Mana tabaritorero we dore abantu benshi barasinziriye amagare yabo dore ari ku miryango ategereje abagenzi we nyabuneka Mana tabaritorero we dore abantu benshi bararangaye amagare yabo ari ku miryango kandi ategereje abagenzi we hindukira ureba uhagaze we ayiwe ni munsi risubira mu Egiputa emera uve mu rungabangabo ikererezwa n'abanyegiputa we hindukira ureba uhagaze we dore ni munsi risubira mu Egiputa emera uve mu rungabangabo we ikererezwa
abanyegiputa we 14:24. Yesaya 14 Yesaya 14 sura 14. Uwiteka burira Ashuri n'Ubufilisitiya. Witeka burira Ashuri n'Ubufilisitiya. Witeka nyiringabo ararahiye ati, aravuze aya magambo. Nukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Uko nabitegetse hatavuyemo na kimwe, kuko mwinangiye imitima yanyu, kubera ko mwaze kure kuri cyaha ikizira murakigumana mu mitima yanyu. Kandi yaravuze mukomeza kunangira, yarababwiye ati mwumva, yarategetse itegeko rikomeye mwarigenderaho, yarategetse ategeka kumenya n'igihe itandukanye, ariko kumva kwanyu birananirana. Ariko yantumye ngo kubera ko mwaze kwihana agiye kurekura umujinya yarateguye kugira ngo ubagereho. Uko nabitekereje niko bigiye kandi uko nagambiriye niko bizaba. Ko nagambiriye nostita eliba niko bigiye kuza. Uko kubera yarabwiye ngo murekure kugira ngo ihagarike uyu mujinya, ariko mwaze kwihana. Nzavunagurira Abashuri mu gihugu cyanjye. Imana ije kuvuga dostika enibostif. Turi kubwira Abashuri. Ubu nageze mu gihugu cy'Abashuri. Abashuri umva, Abashuri nimwumva ijambo ry'Imana. Abashuri uburetsaho ndaje tuhaje. Reka mbaze mvugane n'Abashuri. Imana yantumye ku Bashuri, yanze kuntuma ku Banyarwanda, intuma ku Bashuri. Imana yambwiye ngo genda ubwire Abashuri. Yambwiye ngo genda, narababuriye banga kumva. Tumwe n'abahanuzi ntibumva, ndetse n'umwami wa Ashuri ntabwo yumva, ndetse n'abakomeye bo muri Ashuri ntabwo bumva. Imitima yabo yakomeje kwinangira. Ariko Imana yambwiye ngo genda mwana waje ubwire Abashuri ngo bagiye gutungurwa. Ico batinyaga kigiye kubageraho. Abashuri ico mwatinyaga kigiye kubageraho. Sinzi niba basabumva Ikinyarwanda. Umuntu turanye n'umushuri uze kumubwira rino jambo umbabarire ugatumva nk'Ikinyarwanda ariko acumva. Yesu yaravuze ngo bafite amatwi ngo ariko ntibumva, ngo bafite amaso ariko ntibabona. Uze kuza kunganira I don't know uvuga mu Cyongereza. Jewe cyaranishe nakavuze mu Gifaransa, ariko Abashuri ndatekereza Icyongereza barakizi n'Igifaransa barakizi. Ikinyarwanda bashobora kuba batacumva neza, ariko Imana ari ukuntu yatuma bumva n'Ikinyarwanda. Ariko Imana yambwiye ngo genda uvuge ubwira Abashuri ngo narababwiye banga kumva, naravuze ntibumva, mvuga mu ndimi zitandukanye, nakoresheje abatandukanye, mvugira mu miyani itandukanye, ariko Abashuri ntibumva, barananirana, banga kumva, bakomeza kunangira imitima yabo. Imana yambwiye ngo genda ubwira Abashuri, ubwira n'umwami wa Ashuri ngo nje kubaribatira mu gihugu cyange, ngo kandi nje kubamirira mu misozi yanje miremire. Kandi Abashuri we mu misozi yanje miremire. Abashuri nimwumva ijambo ry'Imana. Topelostika egai talostali bandi kristi jelometa kostifo egai. Ndakumva nyiringabo. No pelostika egai. Imana ije kubaribatira mu misozi miremire. Imana igiye kubajana mu misozi miremire abari baribatira kubera ko tibumva ico mwatinyaga mw'Abashuri kigiye kubageraho. Mwagitinyaga Imana yavuga timu, Imana igatuma abantu timu, ariko Imana niyo yonyine ije kubera ko abantu yatumye mwarabasuzuguye, yatumye abantu murabasuzugura. Abashuri 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 kuri Imana yatumye abantu murabasuzugura, ariko yambwiye ngo yonyine ubwayo ije kubaribatira mu misozi yayo miremire. Kandi ikindi Imana yambwiye ngo igiye kunyura iruhande rwanyu, nimara kuhanyura izana uburakari bw'inkazi.
amen. Haleluya. Imbwa zitontoma ziri ku marembo yawe ntabwo zizatuma imana itinjira. Intare zikomeye wakize ku marembo y'iwawe ntabwo bizatuma imana itinjira. Imana izaza zizatontoma ariko imana izatambuka kuri bate. Zizatontoma intare zizafuha ariko ntibizatuma imana ibuye inzira yo kunyuramo. Sibyo? Intare ziri ku marembo ya Ashuri, inyamaswa z'inkazi ziri ku marembo ya Ashuri kugira ngo zibuze y'Iburasirazuba n'atandukanye kwinjira. Ariko imana yambwiye ngo kubera ko wasuzuguye ijambo ryayo gusa zonyine bigiye gutuma imana idatinya izo ntare ndetse n'izo mbwa zitontoma, ahubwo ije gukora icyo yagambiriye gukora. Ngo kandi uko yabitekereje niko bizaba, umugambi wayo uzasohora. Uko yabigambiriye niko bizagenda. Amen. Nagiye kubona mbona amabuye atangiye gutemba muri Ashuri, kandi mbona no mabuye ibaza ubona ibuye rizamuka umusozi muremure. Amen. Ibuye rikazamuka umusozi muremure rije kugira ngo rihirike ubwami bwa Ashuri. Bwana Yesu asifiwe. Ariko imana yambwiye ngo bene data muturaniye Ashuri, bene data mutemwizo y'ugusinge muri Ashuri sindahagera, ntabwo ndakandagiza ibirenge. Ariko utinya imana n'inyembaraga, imana ikujana mu mwuka ukagera mu gihugu utarakandagiramo. Ndaje ari n'igihe izantuma muri Amerika, nabwo nse mbabwire, kandi nibereye hano i Rwanda. Imana ishimwe ko yaduhaye u Rwanda, ariko Ashuri nimutihana mugiye kurimbuka. Uwiteka imana yambwiye ngo uko yagambiriye niko bizaba. Umugambi wayo ugiye gusora, kandi ugiye gusozwa n'abantu baze kumva, abantu baze kwemerera imana, abantu bari muri wasi ijwi ry'imana ntibakiryumva, umuburo w'imana ntago bakiwumva, amagambo y'imana ntibakiyitaho. Ariko imana yavuze ngo nayo kubera ko mwaze kuyumva, nayo ije kubaribata nta kindi kiyizanye. Turasoza. Imana ntigifite gukina n'abantu. Ico cyo kuvuga ngo arankunda, jambo ryaravuze ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Nuvuga ngo ukunda imana utumva amagambo yayo uzabubeshya. Nawe mu b'Imana ije kuribata, ije kukuribatiramo, ije kukuribatiramo, nawe ije kukuribatiramo. Pelastika ega tala solimo tekostifo ega tala bilebo taliba. Mu misozi miremire Uwiteka yamaze kwitegura agiye kukuribatiramo. Kuribatwa bikugezeho kuko baze kumva, kuribatwa bikugezeho. Ntizakangwa n'icongereza cyawe, ntizakangwa n'amashuri yawe, ntizakangwa n'ubwenge ufite. Oya, ije kukuribata kubera ko imisozi yamaze kwitegura igiye kukuribatiramo. Endelesha kusoma mupendwa. Maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho. Uburetwa kandi sha urebe igiteye agahinda. Bano bantu ba Ashuri barikunda, niko imana yambwiye. Bakunda iziza, ntago bazi kwishimana n'abababaye, ahubwo bishimira umubabaro w'abandi, bishimira umubabaro w'abandi. Ariko imana yambwiye ngo ije kuvana abantu uburetwa nyuma yo kuribatira abantu, nyuma yo kuribatira Abashuri mu misozi miremire. Hari abantu imana ije kuvana uburetwa, kandi hari abantu basenze imana, imana igiye kuruhura. N'umutwaro wahetamishijwe n'uburetwa bw'uburwayi, wahetamishijwe n'uburetwa bw'inzara, wahetamishijwe n'uburetwa bwo kusuzugurwa, wahetamishijwe n'uburetwa butandukanye. Ariko uwo munsi imana igiye kuribata abatumye ugira ubwo buretwa, abatumye uburetwa bugendana, abatumye uburetwa bukugumaho, abatumye uburetwa ugendana nabwo. Imana ije hora salame tango kostifegaye. Imana ije kubaribata. Nimara kubaribata uburetwa wari ufite bugiye kugenda.
uburetwa wari ufite umaranye igihe. Imana yanyeretse abantu bagendana uburetwa bwisha abantu. Pelastika egaye talasitiki diba ngeze n'iwacu i Rwanda, mvuye muri ya shuri nje ni Rwanda. Imana yambwiye ngo abantu bari i Rwanda bari ku Gisenyi basenga Imana cyane, kubera ko Uwiteka Imana topestika eliboli salame tangwe gaye agiye kubavugira amagambo atandukanye, kandi muri ayo magambo azaba ari amagambo y'ibyiringiro, ariko izo byiringiro bizumbwa n'abakeya. Abandi bamenyereye kutumva amagambo y'Imana, ntabwo bazumva, bafite amatwi ariko ntibumva. Ariko abantu muri Gisenyi muri Baso mutegereze Imana igiye kuza yavugira amagambo yayo, ariko ababaye mu mwanya wayo bazayumva neza kandi azabakiza. Ariko abatarabaye mu mwanya wabo ayo magambo azavurwa badahari, imitima yabo izaba yamaze kugenda. Imana rimwe na rimwe zivuga imitima y'abantu ntibihari. Mube maso musenge waheko, Imana igiye kuvuga amagambo y'ibyiringiro, ariko abantu bazayumva ni abantu bari mu mwanya wayo. Abatari mu mwanya wayo hakika ya Mungu izavuga ariko ntibumve. Ariko igihe Imana ivuga mu rusengero abantu bamwe bakumve ko Imana ivuze, ariko abandi ntibumve. Bagasoza misa Imana yavuze, ariko bamwe bumvise ariko abandi ntibumvise. Niyo mpamvu yuvuga ngo ayo magambo tubabwiye ngo asohokeye mu gutwi, ngo yinjire hano, ngo asohokeye hano. Kubera iki? Hari abantu rero Imana izavuga akinjira hano agasohokera hariya, ariko abari maso b'Igisenyi igiye kuvuga amagambo y'ibyiringiro. Ubu naho i Rwanda nari ngeze maneno ya Bwana. Kandi ikindi Imana nubwo igiye kuvuga amagambo nkayo ije yikoreye ibiremereye, kandi Imana izanye ibintu biremereye. Ngo isanduku y'Uwiteka Imana yageze kwa Budodomu, ariko ngo igere kwa Budodomu imaze kumira uwitwa Gawusi. Kugira ngo igere kwa Budodomu yabaje kunyura kwa Uzi. Urumva Imana ni igitangaza ndakurahiye. Uzi ko isanduku y'Uwiteka yari yageze ahantu Uzi yarari ashaka kuyiramira, iramwica. Dawidi ngo arahunga, arazibukira aravuga ati ndabona Imana itangiye kwicana, arahunga. Ariko igeze kwa Budodomu iramukiza. Uko rero yanyuze mwa kiriya gihugu izije gukiza Budodomu, nta nikigiye kunyura iwanyu, kandi ije kubagirira neza. Nimwitegere gusa, ije kubagirira neza. Iraje. Bwana asifiwe. Yaravuze ngo ndi Uwiteka. Imana ndayikunda no kuri akikamu. Ngo ndi Uwiteka, ngo ndica nkanakiza, ngo kandi nkoza nkuri kuzimu, ngo nkongera ngashira, ngo je Uwiteka, ngo nisho gukora izo zose. Uzi ko ari igihe Imana inyura ahandi izanywe n'ibintu bibiri, n'ukwica, akica ikibi cyamaze kwinjira mu bantu akagikuramo, ndetse kandi akanakiza. Ije gukiza, nimuhumure. Bwana asifiwe. Amen. Ubwo i Rwanda ndahavuye, reka nsubire Ashuri, umurwa mukuru wa Ashuri. Imana igeze mu murwa mukuru wa Ashuri, ije kurimbura ubwibone bw'abanyabibone, ije gukura agasuzuguro k'abanyagitinyiro. Imana ije guhereza agaciro abantu bodostikegari pelastide bolibanga kostika shala wilebostikegari zelome talibanda. Aje kwicaza bamwe, aje guhubura abandi. Hari umuntu kera waza kuvuga ubutumwa akavuga ngo Imana irahubura. Hari abantu Imana ije guhubura, ije kubahubura. Uyu munsi ndi kubivuga mbireba kuko Imana yabimpaye, ndi mu kubisoma kumandika Imana yampaye. Aho Imana ije guhubura bamwe, Imana ije guhubura bamwe, ije kubigizayo. Ikindi hari abantu bihaye kuroga, baroga kandi bavuga ko bakijijwe, baroga kandi bavuga ko basenga, ariko abo nabo Uwiteka Imana bari mubo ije aje kuribata. Hari abantu mwatumye abantu bagira imitwaro ibaremereye, mubigiramo uruhare, ariko igihe cyanyu kirasohoye, kubera ko Uwiteka Imana yabonye ako gahinda k'abataka
ndetse baririra uyu murwa wa Ashuri. Uwiteka Imana niyo mpamvu avuze ngo kubera ko n'ubundi narababuriye banga kumva, nanjye reka nze mbari bate kugira ngo nduhure abantu banje barushye. Soma dusoze ivuyemo njye ni hehe 14:24. haleluya dukomeze. Uburetwa baba mutwaro babahekeshaga itatoka ndani igongona. uwo ni umugambi wagiriwe isi yose. Uwo ni umugambi w'Uwiteka Imana yamaze gufata, ariko nimwe mubiteye kubera ko mwabaye abana ko zahoze. Nimureke mutegere muhire mu nzu. uwo ni umugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko uwo ni wo mugambi wagambiriwe isi yose. Umva Ashuri we, umva, uwo ni wo mugambi wagiriwe isi yose, kandi uko niko kuboko kwaramburiye amahanga yose. Komeza. ubwo Uwiteka Nyiringabo ari wabigambiriye, si Danieli wabigambiriye, uzamuvuguruza. ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wamaze kubigambirira, yamaze kubigambirira bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu, bitewe n'uko mutumva, mufite amatwi ntimwumva, mufite amaso ariko nimubona. ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye, wazanzuye agasinya, yabisinye, ubwo ari we ninde? Niyihe ntwaro, niyihe ngabo yamuvuguruza? ukuboko kwe kurabanguye, ninde uzaguhina? Ukuboko k'Uwiteka kwamaze kuramburwa, kwabanguye. Ntawe ubwenje uko waba uri kose ntabwo uzaguhina, ntabwo uzaguhina. Imana irababaye. Uzi kubona abantu bari gusenga batakira Imana kandi bafite ibyaha, bari mu kujya gutaka ati Imana egeza ibi bintu kandi bafite ibyaha. Somo muri Yeremiya mbasoreze soze buno butumwa murongo igice cya 4 umurongo wa 3. Abantu muri gukora donc muri gusenga n'ibyaha, Imana irabakiza gute? Yavuze ngo ukuboko kwanje ndakubanguye, nta muntu uzaguhina, nta mbunda kirimbuzi izaguhina, nta ntwari ikomeye izaguhina, nta kintu na kimwe kiza. Umugambi yamaze donc Imana yambwiye ngo yabyanzuye, kandi bigomba kuba, kandi bigomba kuba byanze bikunze. Nasenze mbikuzaho, Imana irambwira ngo Abashuri barambabaje, barampemukiye, n'abatumye y'intunga n'abahanuzi ariko banga kumva. Niyo mpamvu nanjye mbanguye ukuboko kwanjye. Nta muhanuzi, nta muvugabutumwa, nta mushumba uzagahina, kubera ko abagatumye subiza ibyo bintu inyuma bitwa nabo bamembye kuncumura. Bari kuvugana ubutumwa ibyaha, bari gusenga n'ibyaha, bari guhanurira kuzaha, bari gukora izangwa nanjye ndakubanguye, ntawe uzaguhina. Somali tuendeleshe. Yeremiya ibice bino umurongo waho wa 3. Yeremiya ibice bino umurongo wa 3. Ibyo ni byo Uwiteka abwira abantu b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu ati: ubu none ngeye kubwira n'Abayuda, bayu n'ab'i Yerusalemu, ngeze Buyuda. Imana ni igitangaza. Ni muri imishike yanyu. Ndaje ngere no muri Amerika, ndaje ngere no mu Bufaransa, ndaje ngere no muri Australia, ndaje hose mpagere. Ubu ngeze Buyuda. Ngeze ariko ndacari n'Ubuyuda ngezemo, ndazenguruka hose, ngeze ni Buyuda. Ni murime imishike yanyu. Imana yambwiye ngo abantu b'Ubuyuda murime imishike yanyu, kandi ntimukabe. abo bantu b'Ubuyuda niba abandi bizeye Kristo, bari talastika ega yego mwami lolastite libone ya kostifo egome, bari mu masinagogi y'abambuzi, bari mu masinagogi y'abagome, bari mu gace katuwemo n'ibisambo, bari mu gace gatuwemo n'abajura. N'abantu bamwizeye ariko nabo bagira ibyaha bitandukanye mu nsengero. N'abantu bamwizeye
baririmbana ubusambanyi, basengana ubujura, basengana ibiteye isoni, basenga badakizwa. Ariko Uwiteka yambwiye ngo yabise abayuda mwebwe. Niba abandi bamwizeye basengana ibyaha, ariko baramwizeye nibyo, ariko ibyaha bafite biri kugenda bibatega. Ariko Imana yabantumyeho irambwira ngo bariya ubite ko ari abayuda, ndetse kandi ubite ko ari ab'i Yerusalemu, ubite ko ari abayuda. Umbizi n'Imana yabahaye, nimwumve mwabayuda tuganira amagambo y'Imana. Nimurime imishika yanyu, zaza mwayishe, zaza mwayishe, mwasenganye ibyaha, mwaririmbanye ibyaha, mwavuze ubutumwa mufite ibyaha, ariko kuzihana zarabananiye, kubikora zarabananiye. Mwakomeje kwiyoberanya, mugaragara nk'abasenga, ariko ibyaha biri mu mitima yanyu. Muvuga ko mwakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ibyaha zuzuye imitima yanyu. Ariko Imana yambwiye ngo bantu b'i Buyuda, baturage b'i Yerusalemu, nimurime imishike yanyu kandi ntimubibe mu mahwa, kandi ntimubibe mu mahwa. Imana yarabare, mwarabize nibyo, mwagiye muvuga ubutumwa, mwarahanuye, mwarabwirije, mwararirimbye, mwakoze imirimo itandukanye, ariko Imana ibareze mubona muri kubiba mu mahwa, imitima yanyu iranduye. Ariko yantumye ngo nimba muke, ninde ushaka kugira ubwiza, ukeneye icubahiro, ngaho nagende abishakishe, gukora ibyiza ubudacogora. Wentiyite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye we. Zibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaba ndabakunda. Mwemere guhindukira, mukeneye kurokoka mwabayuda, mwumva n'ibyiza mubikwiriye. Niyo musenga, murasenga n'aka kanya Imana yanyeretse musenga. Bano bayuda barasenga, ariko basenga ni ingovu z'ibyaha mu mitima yabo. Barasenga saa kenda barasenga, ariko hari ibyaha byishe muri bo bakoze kisirisiri, barihumuriza mu mitima yabo ati twarababariwe, kandi batiregeze kwihana. Barasambanye ntibihana, barihumuriza. Hari dayimoni witwa ruhumuriza ubahumuriza ngo barababariwe, kandi batarihana. Ariko Imana yambwiye ngo nimurime imishike yanyu, ngo kandi timukabibe mu mahwa. Wagiye wa muyuda w'Imana yarakubonye, wagiye mu bapfumu uzana ibyatsi, wagiyeyo uzana utuntu uradufite, wazanye utuntu duhereza umugabo wawe, wa muyuda we waratuzanye, waratumuhaye, ntago wihanye, ariko urihumuriza ngo warababariwe. Niyo usenga urasenga, wakoze ibitandukanye, niyo usenga urataka cyane, ukarira cyane, ariko yambwiye ngo burya wabize mu mahwa. Ariko rima imishike yawe, ngo kandi tukabibe mu mahwa. kandi ntimukabe mu mahwa, mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikaba bitwikiriye imitima yanyu. Mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba, mutwikire imitima yanyu, mutwikire imitima yanyu. Bayuda mwe nimutwikire imitima yanyu, ari ku munsi w'amakuru, ku munsi ukomeye yazabagirira ibambe. Kuri uno munsi Imana amaze kwanzurira sinya, ahari yazabagirira ibambe, ahari yaza. Ariko Imana ni inyembabazi kandi ifite ubushobozi. Imana yarimbuye umurwa wose, Imana irimbura Sodomu yose, ariko irengera umugabo witwa Loti n'abakobwa be, ibahereza guhungira ku musozi. Numva witwa ndatekereza ari Sawuli, Sowari. Ibahereza kuhungiraho. Bishatse kuvuga ngo abantu b'i Buyuda, abantu b'i Yerusalemu, nimwegera Uwiteka Imana, hari ahantu ibahereza ubuhungiro. Ariko
ariko nimutegera imana namwe murahira mu murwa w'isodomu, murahira muri sodomu ya kabiri igiye gushya. Sodomu imana yareze inzu yawe ibone yarabaye nga Sodomu. Ingesi inzu yawe ifite ni ngiyo muri Sodomu. Imico urugo rwawe rwadukanye ni nga Sodomu ya kera, ariko Uwiteka Imana aje guteza Sodomu umuriro. Ariko kubemera bakumvira bakikebera Uwiteka hari ubuhungiro, hari ahantu Imana igiye kubahereza guhungira. Abemera bakumvira hari ahantu Imana igiye kubahereza guhungira. Abemera Bayuda nimwemere, kubera ko umurwa wahindutse nk'uwa Sodomu Imana igiye kuwutwika. Ariko abemera bakumvira ntibareba inyuma bakihana, hari agasozi nka kakandi Loti yahungiyeho Imana igiye kugatanga kugira ngo abantu benshi bagahungireho. Abo ni bande? Nabemera kwihana bamaramaje. Irumwete winjire mu maraso ya Yesu, uzashira winenge umutima wanduye. Ndashima umusaraba, ndakumva ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ikindi Imana igiye gutwika umudugudu, uwutwikiremo abantu bari mu byiciro bine. Hari abantu bumvise amagambo y'Imana akabaryohera ariko ntibihane ibyaha. Hari n'abandi bavuga amagambo y'Imana ku kanwa kabo ariko idatuye mu mitima yabo. Hari n'abandi Imana yahaye umugisha ariko urukundo rwarakamutse muri bo, bikubiriye umugisha Imana yabahaye. Gutanga ntibatanga, kwambika bambaye ubusa ntibabikora, ntibagaburira abashonje, ntibakora imirimo y'Imana itandukanye nk'uko Imana yabategetse kuyikora bakiri mu butayu. Barinangiye, Imana yarabatabaye ariko barinangira. Ibyo Imana ibahaye barazikubira, ubusambo bwagwiriye muri bo. Abo nabo bagiye guhira muri uyu murwa Imana ibona nga Sodomu, bagiye kuhiramo. Ndetse n'izo baruhiye bigiye guhira muri uyu murwa. Masi abemera bagasigara, Imana izaba ubushobozi, ibahereza imbaraga, ibahe n'ubwenge, batangire bagira ishaka ngiryo Nehemiya yagize. Aravuga ngo yo umurwa wose warasenyutse, umaze gusenyuka ngo Nehemiya ngo atangira gusenga Imana, ngo Imana imuha ubwenge, ngo imuha n'imbaraga, ngo atangira kubaka. Hari ukubaka kugiye kuboneka, hari ukongera gusana. Ngo ariko icyari giteye agahinda ngo nuko ngo uwo murwa Nehemiya yari asanzwe azi ko ari umurwa ukomeye, ngo ariko ngo ahageze we ngo asanga habaye amatongo, ngo ariko Nehemiya asanze ari amatongo, ngo atangira kubaka. Ku bandi Imana igiye kurinda hari ukubaka kugiye kuboneka, hari ukubaka kugiye kuboneka, kubaka kugiye kuboneka, kubaka kugiye kuboneka. Yabwiye Yeremiya ngo asize imbere yawe kurimbura, kubika no gusenya, ariko nje yambwiye ngo hano imbere hari ukubaka ahasenyutse, haba ari iwanyu, haba ari mu rugo iwawe, haba ari mu muryango wawe, ariko hari ukubaka kugiye kuboneka. Hitamo neza, va mu mahitamo y'ubusambanyi wafashe, va mu mahitamo y'ubugambanyi wafashe, va muri ayo mahitamo w'ubwicanyi, va muri ayo mahitamo y'ubusinzi, va muri ayo mahitamo uze uyitema agakiza ureke kurimbuka. Nuko amazi aterura ya nguge ireremba kuri wa muzure, abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo we. Urakiranuka mwana, imirimo y'amaboko yawe irahebuje Mana, uri nkuru Mana, uri nkuru we.
Mana ndagushimiye urera ndabize kubw'umugambi wawe, kubw'ineza yawe, kubwa gahunda yawe. Niwe byiringiro zacu, niwe buhungiro bwacu. Ubushize naragusobanuje ibyerekwa mwami nari nabonye, urasobanurira. Abigishwa barakubajije, barabajije ati mwigisha kuki uvugira mu migani? Ushimwe ko wabasubije ukababwira ngo bahawe ubushobozi bwo kuzumva, ariko abandi bo kuzumva ntibikunda. Bafite amatwi ariko ntibumva. Ureke utanga ubushobozi, utanga ubwenge, utanga ubumenyi, kugira ngo umuntu wese buno butumwa bugeraho, umwe kubusobanukirwa, umwe kubwumva, namara kubwumva agutakambire, ahindukire, akwegere. Ari ku munsi ukomeye, ku munsi wo kurimbura Sodomu na Gomora, ari ku munsi ukomeye, wazamuhisha. Wumve gutaka kwe no gusenga kwe. Rengera ubwoko bwawe, abasubiye inyuma wongera ubazure. Gukomera kwawe kwiza kugaragare mwami. Ndagushimiye kubw'uyu mugambi n'uyu mwanya waduhaye. Mana ndagushimiye kuko ntacyo mwami ndengejeho, nta n'icyo nsigaje kuzo wampaye. Uhabwa icyubahiro kushoboje. Shoboza umuntu wese ukurikirana ino mesaje kugira ngo abashe guhindukira mu mutima, mu izina ryawe ryera Kristo w'imbaraga. Amen.